aho ari ubuvuzi bugamije guteza imbere ubuzima bwiza n'imibereho myiza binyuze mu gushyigikira abantu kugira uruhare mu mirimo cyangwa se gukora imirimo ibafitiye akamaro iyo bifuza gukora cyangwa se iyo bumva bakeneye gukora, ariko nanone cyangwa se n'ibyo bateganya kuba bakora. Iyo ni occupational therapy ndetse n'ayandi masiyansi agiye atandukanye nk'uko twagiye tubigarukaho mu biganiro byacu byatambutse, arizo developmental psychology, aho ari siyansi ireba uburyo ibijyanye n'imitekerereze ya muntu bigenda bikura bitewe n'ikigero umuntu arimo, ndetse twanarebye n'ibyitwa behavioral science, nayo igenda igira inama itanga bijyanye n'uko umuntu yahindura uburyo yitwara akagira uko ahinduka bijyanye n'ibikenewe muri icyo gihe. Uyu munsi rero munyemerere dutangire tureba za nama cyangwa se bwa buryo bugera muri butandatu umuntu ashobora kuba yakifashisha kugira ngo yatekereza gupanga ibintu ariko anashyire mu bikorwa. Ikintu cya mbere ni ukugira icyitwa decision deadline, gushyiraho itariki runaka cyangwa se igihe runaka umwanzuro ugomba gushyirwa mu bikorwa. Umuntu akaba yavuga ati, akiyemeza akavuga ati kuwa gatanu ndi gupanga ibyo mpanga nkeneye kuzakora, ariko kuwa gatanu nzahita ntangira kubikora. Ubwo ni uburyo bwa mbere, ni ukwiyemeza ugashyiraho deadline cyangwa se itariki ntarengwa ibintu bizajya bikorwamo. Ariho batanga inama ijyanye no gushyiraho no kugendera ku ihame rivuga ngo ndakora, nimara gukora ndagenda nsobanukirwa cyangwa se ngira experience. Hano hagenderwa kuri formule cyangwa se uburyo buteye gutya: action, clarity and confidence. Iyo umuntu agiye mu gikorwa akagikora, agira ibyitwa clarity cyangwa se gusobanukirwa imbogamizi agenda ahura nazo muri icyo gikorwa ari gukora. Yatangiye nk'ikintu runaka, ese imbogamizi zivuyemo ni izihe? Noneho kuba yamenye za mbogamizi akahita agira icyo azikoraho, ndetse icyo yabonye cyo kuzikoraho nacyo akagishyira mu bikorwa, nibyo bitanga confidence, nibyo biha wa muntu kumva yuko noneho hari ibiri kugenda bishyirwa mu bikorwa, hari ibiri kugenda bibaho. Aha umuntu ashishikarizwa kuba yagenda ashyira mu bikorwa iyi formule yitwa action, clarity and confidence. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye muri action, iyo umuntu atangiye igikorwa runaka, mu gihe ari kugikora agenda ahuriramo n'imbogamizi runaka. Ni wa mushinga watangiye, ni PowerPoint runaka, dufata urugero rwa PowerPoint uri gutegura kugira ngo uzapresent igitekerezo cyawe. Iyo uhita ujya muri action yo gukora iyo PowerPoint, uhuriramo n'imbogamizi. Izo mbogamizi runaka iyo uzisobanukiwe ukagira ibyo uzikoraho ndetse ibibazo birimo ukabikemura, nicyo cyitwa clarity, gusobanukirwa n'ibyo uri gukora. Noneho confidence ituruka he rero? Confidence ni ukuvuga ngo kwa kuntu uri kugenda usobanukirwa za mbogamizi zirimo, nibyo bigenda biguha icyizere cy'uko noneho uzapresenta ya PowerPoint yawe udafite impungenge, kubera ko bya bindi byari biteye impungenge wahuye nabyo urabikemura, then uhita ukomeza. Icyo nicyo cyitwa action, clarity, confidence. Iyo niyo nzira nanone yifashishwa mu gihe washyizeho deadline yo kuvuga ngo nzahita mbishyira mu bikorwa. Iyo ugiye gushyira mu bikorwa rero ukoresha iyi formule. Ubundi buryo bwa kabiri butangwa nk'inama yo kugira ngo umuntu abashe kuba yaplaninga cyangwa se yateganya gukora ikintu ariko akanagishyira mu bikorwa, ibyitwa time box your preparation. Time box your preparation ni ukuvuga ngo uha umurongo ntarengwa cyangwa se ukora ibyitwa to do list, ukavuga uti mu minota 30 ndaba ndi muri research y'ibintu ngiye gukora, cyangwa se ndaba ndi kwegeranya amakuru y'ibikenewe, amakuru, ibikoresho biri byifashishwe, and then mu minota 30 nirangira, indi minota 30 ndahita nshyira mu gikorwa cya kintu ndi guteganya gukora.
ibi nanone bijyanirana no kuba washyiraho deadline y'umunsi, ariko noneho muri iyo deadline cyangwa se ibikorwa uzakora muri iyo minsi, jya ukora icyitwa time box. Time box ni ukuvuga ngo urashyiraho limite, uvuga uti iminota 30 ndaba ndi gutegura amakuru, kwegeranya ibikenewe n'ibikoresho, noneho mu yindi minota 30 nshyire mu bikorwa ya plan ndi gukora. Hano twifashishije urugero rwo gutegura PowerPoint presentation wenda runaka. Ni ukuvuga ngo urafata iminota 30 yo gushaka amakuru, and then ufata indi minota 30 nirangira uhita uvuga uti indi minota 30 ndahita ya makuru nyashyira muri PowerPoint, nkore slide, then nkore slide show, byose ubishyire muri practice. Apana kuvuga ngo ndagumya nsoma nshaka amakuru nzashyira muri PowerPoint, mu buryo bwo kuvuga ngo urakomeza nanone gukora cya kintu cyo guhora uri gutegura cyangwa se uhora uri gushaka amakuru. Icyo nacyo ni bumwe mu buryo bwakifashishwa. Ubundi buryo bwa gatatu nk'inama cyangwa se inzira wakifashisha kugira ngo uve muri preparation paralysis cyangwa se uve mu kuba uri wa muntu uhora utegura ibintu ariko bitarangira, uhora uri muri mugahora n'umuntu akavuga ati mfite projet, hari ibintu ndimo ariko ugategereza umusaruro w'ibyo bintu ukazawubura. Ikintu cya gatatu cyo gukora ni ugukoresha itegeko ryitwa itegeko rya 80%. Itegeko rya 80% rishatse kuvuga iki? Ni uburyo bwo kuvuga ngo ningira kuri 80% yo gutegura ibikenewe ndahita ntangira, bitewe nuko akenshi ntago umuntu aba afite 100% by'ibikenewe kugira ngo atangire, ahubwo iyo iby'ingenzi iby'ibanze bikenewe byabonetse aratangira, noneho uko gutangira kukagenda kumuhamo bwa buryo bundi twabonye bwa clarity bwo gusobanukirwa. Ese ko natangiye mfite 80% y'ibikenewe, ni izihe mbogamizi ndi kugenda mpura nazo ziri guturuka kuri ya 20% idahari? Bityo bihita bigusunikira kubona igisubizo cy'uburyo wakitwara, noneho ukaba ari uri wa muntu watangiye ariko nanone uri wa muntu uri kugenda ukuraho za mbogamizi, bityo bikagenda bikongerera confidence yo gukomeza ibyo watangiye cyangwa se umushinga wawe. Ikintu cya kane ni icyitwa kwita ku ntambwe ya mbere. Abantu bizera ibijyanye n'iyobokamana hari ijambo rivuga ngo tera intambwe imwe, nanjye ndatera 99 nkusanga. Bishatse kuvuga ngo iyo utangiye, iyo uteye intambwe ugatangira, ugenda ubona comment ziva mu bantu, cyangwa se abantu bakakugira inama ngo bigenze gutya, cyangwa se bakakubwira ngo felicitation kubw'igikorwa runaka watangiye. Mu by'ukuri ibyo bihita bikuzamurira confidence yo kuvuga ngo ntago nkwiriye kugumya nteganye cyangwa se mpanga ngo negeranye, cyangwa se hari ibikibura, hari ibyo nkiri kwegeranya. Ibyo ngibyo iyo wateye intambwe ya mbere cyangwa se first step, ugenda winjira muri ya clarity, uba watangiye bwa buryo bwa action, clarity and confidence. Ikindi kintu gikurikiyeho cyangwa se ikindi kintu cya gatanu nuko ukora ibyitwa reframing of the mistakes. Ni ukuvuga ngo iyi ni imwe muri formule yifashishwa uri imwe muri technique y'ubuvuzi yitwa cognitive behavioral therapy, aho uhindura uburyo bw'imitekerereze yawe, ukavuga uti hahandi wibaza guti ese nimyica abantu bazabifata gute, ahubwo uhindura ubwo buryo utekerezamo ibintu, ukavuga uti ninabyica wenda nzakuramo isomo, cyangwa se gutsindwa ni inzira ibasha kukugeza ku ntsinzi, bitewe nuko iyo wafeirinze cyangwa se watsinzwe umenyaho amakosa ari. Rero ikintu cya gatanu ni uguhindura uburyo ubonamo ibintu cyangwa se utekerezamo ibintu, ari byo bise reframing mistakes. Cyanyuma ari nacyo tugiye gusorezaho, icya gatandatu ari nacyo tugiye gusorezaho, no gukoresha uburyo bwitwa 2-minute rule cyangwa se 5-minute rule, bitewe nuko wagiye utangirira hasi
uzamuka. Ni ukuvuga ngo iri tegeko nirivuga ngo napanze ikintu ariko ngiye kugerageza kugikora iminota 2 cyangwa se iminota 5. Uko ukora iminota mikeya niko bigenda bigusunikira gukora indi minota irenzeho. Ukurekora ukavuga uti ndashaka kujya nkora siporo buri munsi, ariko bitewe n'uko uvuga uti si iminota 30 kweri cyangwa se iminota 20 ndi gukora siporo, ukumva ni ibintu bikugoye. Ariko ahangaha uravuga uti reka byibuze nkora iminota 2 buri munsi, nkore siporo ariko nkore iminota 2. Iyo ubikoze iminsi nk'itatu yikurikirana ugira motivation, ugira ya confidence irazamuka, ukavuga uti reka nongere hinde, ukagenda gake gake gradually, gake gake bigenda bikuzamurira urwego. Ibyo ni byo twari twabateguriye muri kiganiro cyacu Easy Life Talk, aho tuba tugenda tugaruka mu buryo bumwe na bumwe, aho tugaruka ku myitwarire abantu bakuru bagenda bagira ariko ikabifitanye isano n'ahahiseho mu bwana, kaba ari cyo cyateye uko bari kwitwara muri iki gihe cy'ubu ngubu baba barakuze. Icyo twasorezaho tubabwira ni uko umuntu adafite gutangira kubera ko afite byose, ahubwo iyo ufite iby'ingenzi uba ushobora kuba watangira. Ikindi kandi icyo utinya gukora nicyo kintu ahubwo kiba cyakuzamurira urwego rw'imikorere, experience, cyangwa se n'urwego rw'imitekerereze, kubera ko igenda ihinduka. Turabashimiye cyane abantu mwadukurikiye kugeza kuri uyu munota. Turabashishikariza kandi kugumya mukora subscribe kuri Easy Life Talk kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bibageraho mwakoze no kuri ka kazogera. Ikindi kandi muduhe comment, muduhe ibitekerezo ku biganiro tubagezaho, ndetse niba ikiganiro wakishimiye cyagize icyo gihindura mu buzima bwawe bwa buri munsi, waba uri umubyeyi cyangwa se uri n'umuntu mukuru, kugira ngo uzabashe kugenda uha umwana wawe inzira akwiye gucamo aho itazamugiraho ingaruka yaramaze gukura. Mujye muduha rero comment. Turabashimiye. Ibiganiro byacu kuri Easy Life Talk nakagaruka. Ciao ciao, mubisangize inshuti n'abavandimwe. Turabashimiye.